ariko se nkawe wabyaye imbyare eshatu enye kuzamura utegereje iki? Uracyashaka kuba muto, uracyashaka kugira ibyiyumviro nk'iby'umuko? Wasohokanye n'umugabo wawe, mwagiye kureba abo bahanje, mwagiye kureba abo bantu mwishimiye nibyo, ariko kugeza ubwo urizihirwa wibagiwe ko umugabo wawe mwajyanye uri kubyina amabere yose hejuru hasi hejuru hejuru hasi hejuru, amakanzu ngaye wabyinya kugera mu mutwe. Uratekereza wa mugabo ari bwifate? Ukabona umudamu nk'uyu nguyu ari kubyina gutya ameze atya, yasheze mu birori yirengagije ko afite imbyare enye eshanu kuzamura cyangwa eshatu. Iki ese umugabo wawe utekereza ko byakira ati iyo uri kubona uri kuririra undi muntu warize washeze ibyuye byaje umeze gutya amaboko wayamanitse umeze nk'aho ari umuntu utegereje agakiza, utegereje ko umuhanzi amera nk'uguteruye? Ibyo ni ibiki? Abadamu Melody cyane ndi nunahe Musanze ntuyano epfo muri Tete. Uramusuhuje bigenza bitumubonye? Ndamusuhuje numva ibyishimo byinshi. Wamubwiye magambo wamukunda? Yaba bana bato wibuka ko washaze, wibuke ko ufite abana ukujije, wibuka abana bawe niba binyura ku mateleviziyo biragenda bite uri kurwana n'abandi isengeri cyangwa boxa y'umuhanda cyangwa wanangu. Hiki kidole kidogo ndo maana mambo yake mengi wa madogo. Hiki kidole cha pete watu wakioa na urugero uburyo umubyeyi yirengagiza cyangwa se akibagirwa ko ari kafite imbyaro ebyiri eshatu enye eshanu kuzamura, imbyaro yabyaye ariko akifata nk'umwana ku buryo asemuka imyenda akayishyira hejuru amakanzu akayamanika mu mutwe ngo yishimiye umuhanzi. Yes, this is KY TV show Simply Koma yombi, izina ryanjye nitwa Benjamin. Byakomeye aho uri kubona ababyeyi abakecuru bari gusohoka bajya mu birori bakifata nk'abana batoya. Ushobora guhita uvuga ati bimeze bite? Uri kubona ababyeyi babyaye imbyaro zitabarika, ugasanga umubyeyi yagiye mu birori ngo haje abahanzi bakomeye ngabo ba Bruce Melody, ngabo bandi hirya no hino ba King James n'abandi benshi ndetse n'abo hanze, ariko wajya kureba ukabona umubyeyi ibintu ari kwikora kubera ko yagiye muri birori biteye ikibazo, biteye isoni. Yes, ugasanga umuhanzi niba ageze muri cya gihe cyo kwikuramo boxer cyangwa kwikuramo isengeri, umubyeyi ubyaye ufite umugabo ari kurwanira n'abana batoya impinja, ari kurwanira nabo yasengeri cyangwa boxer. Ushobora guhita uvuga ngo ibi ngibi ubundi nibyo? Benshi barabizi hano hanze batanga ubuhamya bw'ibi bintu. Ibintu ndi kuvuga nuko ari ibintu bisanzwe bihari. Ababyeyi barajya mu birori basohokanye n'abana babo, rimwe na rimwe basohokanye n'abagabo babo cyangwa se abagabo babo batabigiyemo, ugasanga ababyeyi bari imbere bafanye, bakoze ikintu cyo gufana no kwishima byarenze urugero, uburyo umubyeyi yirengagiza cyangwa se akibagirwa ko ari kafite imbyaro ebyiri eshatu enye eshanu kuzamura, imbyaro yabyaye ariko akifata nk'umwana ku buryo asemuka imyenda akayishyira hejuru amakanzu akayamanika mu mutwe ngo yishimiye umuhanzi. Ubundi mu ndangagaciro z'umuntu ukuze, mu ndangagaciro z'umuntu uri gukura cyangwa se uri kuva mu rubyiruko ari kugenda azamuka ajya mu myaka y'ubukure hejuru ya 30, abari wa muntu ibyishimo bimwe na bimwe bitaba ngombwa ko abigira kubera ko abari gukura, abavuga ati ntari ibyishimo ndi kugenda ntakaza. Nk'urugero ushobora guhita uvuga ati ibyishimo nta muntu ukumira ibyishimo, ariko reka nguhereze nk'urugero rw'ikintu umuntu ufite imyaka iri hejuru byibuze ya 25 yakora abantu bakamuseka. Nk'ubu mbere habagaho ikintu cyo guserebika cyangwa se kujya kwinyagiza ku mureko mu gihe cy'imvura, ugasanga urubyiruko bagiye ku mureko. Nta abantu benshi barabikoze by'ubuzima n'ubuzima, abantu benshi banyuzemo, ariko kuri ubu kugira ngo ubone umuntu w'umukecuru cyangwa se umuntu hejuru y'imyaka 30 kuba yagenda akajya kwinyagiza mu mvura ku mureko byaba risakira irego. Ariko aho turi kugana birasa nkaho abagore babyaye imbyaro enye eshanu mbese basigaye badatinya kuba bajya ku mureko bakagira ute bakaba bakwinyagiza. Nta hantu bitandukaniye n'ibyo ngibyo by'abahanzi ndi kuvuga. Ugasanga umubyeyi mbere twabonaga hari imyaka umuntu aba arimo akaba yabasha kugenda agaserivika nko kusima cyangwa se mu cyondo, cyangwa akaba yagenda agakora siporo ahantu, niba ari umuntu w'umugabo akaba yakora siporo mu bishogoshogo. Abantu benshi barabizi ibyo mvuga ni ibintu bisanzwe by'ubuzima busanzwe. Kuri ubu rero byakugora kugira ubone umugabo n'amakositimu cyangwa se umugore n'ibitenge
ari kugenda guserebeka ku muvuvu cyangwa ari guserebeka mu cyondo cyangwa se ari kwinyagiza ku mureko. Ariko nanone bigeze ubwo biteye isoni n'ikimwaro aho ubona umubyeyi ushesha akanguye mu myaka 30 kuzamura ari kugenda yajya mu kirori runaka akagira ibyiyumviro nibyo, ariko gira aho garukira wibuke ko bya bindi byo kujya mu zabukuru nabyo hari aho bikurimita, hari ibyishimo utagomba kugira kubera ko ukuze. Kuko ibyishimo byose ntabwo ari kubigize wabigaragaza ngo ubimhanike ku kigero cyo hejuru ngo ugire ngo abari ku ruhande barakubona mu yeshu. Wasohokanye n'umugabo wawe, mwagiye kureba abo bahanje, mwagiye kureba abo bantu mwishimiye nibyo, ari kugeza ubwo urizihirwa wibagiwe ko umugabo wawe mwajyanye uri kubyina amabere yose hejuru hasi hejuru hejuru hasi hejuru, amakanzu ngayo ye wabyinya kugera mu mutwe. Uratekereza wa mugabo ari bwifate gute? Tujye tuvugisha ukuri, uratekereza uwo mugabo wawe ari byakire gute? Uragiye ngaho uri mu rubyiruko kurwanira n'umuhanzi ingofero kwa n'abanzi bashaka kugira ngo batirere nk'ingofero cyangwa se nk'isengeri yambaye agashaka kugira iheza abafana be. Ngaho nawe uri umudamu mukuru wahagurutse muri rwa rubyiruko kurwanira ngo rufate ya sengeri ya boxer rwa rukweto, umugabo wawe yicaye umwajyanye. Biteye isoni n'agahinda ku buryo ubona rwose abantu basobanutse b'abadamu basobanutse n'abakobwa bakuru bagejeje mu gihe cyo kuba bashakwa bakaba ari bo bari kwitwara gutya imbere y'umuntu. Wowe nawe ushobora kubivuga mugahita muvuga ati ibi bintu uvuga ntabwo ari byo. Tugiye guhera reba aka kavido ngiye kukwereka akambere k'uyu mukobwa uburyo yashize. We Bruce Melody yasaze, manzi urebe Melody ukunda Bruce Melody cyane. Waturutse Ndi nunahi Musanze ntuye hano epfo muri Tete. uramusuhuje bigenza bitumubonye? Ndamusuhuje numva ibyishimo byinshi. Wamubwiye aya magambo? Mukunda. Ni wowe yamubwiye waje kumubwira ko mukunda? Urumva ukeneye iki kuri Bruce Melody? Nshaka muzamumbwire ko uzamwanga nzamwanga. Ngira ngo wabibonye. Ese wowe urabona ibi bintu bikwiye? Umukobwa muto nk'uyu nguyu ntago ari mutoya ku buryo wavuga ngo ni umuntu muto ageze mu gihe cyo kuba yashaka, ugasanga yasheze yabaye gukeye cyuye cyabiza ari kurira ari ibi ni biki? Abagore turabizi ko mukunda ibintu by'ibyishimo n'amarangamutima yanyu akenshi abari hafi, ariko nanone yewe ndanenga wenda yarabikora ni mutoya, wenda aragira ngo wenda yibone n'iyo feme cyangwa se yubaka izina, ariko se nkawe wabyaye imbyare eshatenye kuzamura utegereje iki? Uracyashaka kuba mutoya, uracyashaka kugira ibyiyumviro nk'iby'uyu mukobwa? Iyo ubona abadamu nk'aba ngaba manzi urebe aka kavido ukabona umudamu nk'uyu nguyu ari kubyina gutya ameze atya yasheze mu birori yirengagije ko afite imbyare enye eshanu kuzamura cyangwa eshatu, ariko yifashe nk'aho wagira ngo mana yaje umuhanzi arahaza mbese akarwanda kugira ngo ajye imbere ajye kucezanya nawe babyinane amwikoreho ibintu. Mutekereza ko umugabo iyo abibonye bigenda bite? Ngenda avugana n'igitsina gore muri aka kanya, wakwemeye ukuntu umeze, emera ukuntu umeze, ureke kugenda ngo ushake kwigira nk'aho uri umwana muto w'imyaka 10, 14, 15. Wowe warenze muri icyo cyiciro, niyo mpamvu ugomba no kugira imyifatire itandukanye n'iy'abana bato. Y'abana bato wibuka ko washaze, wibuke ko ufite abana ukujije, wibuka abana bawe binyura ku mateleviziyo biragenda bite uri kurwana n'abandi isengeri cyangwa boxer y'umuhanzi, cyangwa se uri imbere washeze ngo ushaka kujya kubyinana n'umuhanzi ntago abakwitayeho, hariya yagenda akagukorera ishitani akakoza isoni. Umuhanzi arakubyinisha yaguhenesha ari kuvunagura ari kukwambura imyenda aragira ubuhe nk'ibi ngibi. Wanangu hiki kidole kidogo ndo maana mambo yake mengi huwa madogo. Hiki kidole cha pete watu wakioa na watavalishana pete. Hiki kidole cha matusi urabona umuntu nk'uyu nguyu uburyo yasheze, umukobwa nk'uyu nguyu aba ni abadamu kuri abona abantu bakuze, ariko agashega kugeza ubwo yikora ibintu nk'ibi ngibi ku muhanzi. Nk'umuhanzi nuko umukunda cyangwa ngo nukugira ngo ujye kuri platform cyangwa ugaragare, ariko ibyiyumviro byatuma ujya gusebya no gusebesha umugabo wawe. Nizera ibyo ngibyo byaba hari umugabo wawe nta gaciro ufite, uragiye urarize uratakabye uravugije induru ngo uri gufana umuntu uri kumuhafana ngo bigaragaza ngo kumwereka urukundo utari kwereka umugabo wawe yaba kumariye iki? Ese umugabo wawe utekereza ko byakira ati iyo uri kubona uri kuririra undi muntu
warize washeze ibyuya byaje umeze gutya amaboko wayamanitse umeze nk'aho ari umuntu utegereje agakiza utegereje ko umuhanzi amera nk'uguteruye. Ibyo ni ibiki? Abadamu bakuze, iyi ngeso ndi kubona iri kugenda ikura mu badamu bakuze. Abadamu bafite abana babyiruye barangije amasegonde, ariko abadamu bakitwara nk'aho bagira n'abana batoya b'imyaka mike. Aragiye arabizi ko yashatse, ntabwo ari ibintu turi kumwibutsa, ariko ari kugenda ari kugaragaza ibyiyumviro bidasanzwe ku muhanzi. Arabizi ko yajyanye n'umugabo we cyangwa se wenda umugabo wari muri ibyo birori cyangwa se umugabo wari ashobora kuza kubibona. Ubu byaroroshye akantu kose ukoze naho ukemesheje hose duhita tukubona. Wewe menya ibirori urimo, abantu bo basirimu cyangwa abantu bafite indangagaciro z'uko bamaze kubyirura cyangwa se ababyeyi bamaze kugira ikigero bageramo, hari uburyo bitwara no kwicara, hari uburyo bicara bibombaritse ku buryo avuga ati ibyishimo kubona abana bayagara no mu bukwe ukabona abantu bahagurutse babyinnye. Buriya hari abantu batajya bahaguruka ngo babyine, si uko baba batishimiye ibyo birori, ahubwo hari ubwo indangagaciro zabo zibabwira ngo ya ntabwo ari ngombwa, si uko baba batishimiye. Kuko buri muntu wese tugira fenomene yuko muri biporere yo mu mutwe, porere zo mu mutwe nizo zitubwira ziti wowe ibi n'ibi. Izo porere nazo zidufasha kuba twagira gute, nk'urugero wenda rw'izo porere uburyo zikora. Iyo hari igihe ufite abana warabyaye abana 2 3, ariko hagira ikibazo wenda umubyeyi umwe yapfa akwitaba Imana muri ise cyangwa nyina w'abo bana, ukabona umwana umwe ntago arize muri abo bana. Uwo mwana kuba atarize ntago ari uko yangaga uwo mubyeyi upfuye, no, ahubwo nuko hari igihe aba afite porere imubwira ngo ibyo ni ibintu bisanzwe nawe uzapfa, bikaba ngombwa ko adatakaza amarira arira, ariko mu by'ukuri atari uko atababaye, ahubwo no ari uko we atashobora kurira ngo avuze induru nk'abandi bagenzi be kandi baravukanye. Izo porere rero nizo zigufasha no kukwibutsa ngo uri umuntu mukuru. Bidakwiye ko hari igihe ubona wa muntu ari umuntu mukuru usheshe akangahe twagombye kuba dufatira ingero nk'abo bose ndi kuvuga, ariko ugasanga nibo bangiritse, ku buryo umuntu agenda rwose mu birori akahanika amaguru akayamanika akagira uti umuhanzi yamugeraho. Hari abahanzi b'ibisare baba banyweye n'ibimogi, baba banyweye n'ibiyobyabwenge, akamubyinisha amuvunagura atitaye ngo umuntu mukuru cyangwa se n'umuntu ushobora kuba abyaye, akamwambura ubusa atitaye ku bintu ibyo ari byo byose. Ababyeyi mumenye neza ibintu bijyamo n'uburyo bwo kugira ngo mugire gitangiye, wibuke uzibukire. Hari ibintu utagomba kujya gukora ara mu birori ngo nuko wagiye kugira ute umugabo yaguhaye uburenganzira bwo kubijyamo, ngo bigiye muri kurwana n'abandi bana amabox. Ibi ni ibiki? Ababyeyi ibintu musigaye mukora muri kudusebya, uri gusebya abantu, wowe uri gusebya ejo umwana wawe najya hariya hasi ejo nawe agatangira kwihenura kuvunagura. Wenda rero abana nk'aka ngaka urabona kuno kambaye akanani uko kaba kari hejuru y'imyaka 10 nako 15, urandurira kuno kameze. Warangiza wabona umwana wawe yatangiye gukora ibingibi hasi hejuru, ibingibi uzi icyo biba bimukurura wa mubyeyi. Hari igihe utabitekerejeho mu mutwe, ariko umwana nk'uyu nguyu ikintu cyakimukurura, ejo bundi arabyina nabyina 2 3 bakamukomera yombi, atangire kuvuga ngo abahanzi banyemeye ngo bankunze. Ejo azatangiye kujya basura aho bagiye gukambika, cyangwa se banamuhamagara bamubwire bati tuzabyina hana dushaka nawe uzahaza. Nahajya urabizi bazahari kumukora icyo wa mubyeyi. Isuku igira isoko, kandi burya igi ryahanuye inyoni. Hari igihe wakwigira gutyo uvuga ngo yawana ngiye ngubwo no gusirima, ariko umwana wawe ndizera kutazishima ko umwana ungana nk'uyu bazamufata ukumva ngo bagiye kumugusambanya hirya no hino abanzi bagiye. Kuko uyu nguyu yazakura adafite indi system yo kuvuga ngo ngiye azagira ubundi bwenge bwa danje, azavuga ngo ngiyewe nzakura nanjye mbyina nka mama yari umubyinnyi kabuhariwe yaciye ku mateleviziyo abicyamamare. Kandi wenda ari n'akantu kabaye igihe gitoya, ariko kubera kuntu wakabyinagamo ntabwo uzagira nawe inuza yo kumubwira ngo ugiye kumucyaha. Kandi video yawe yari hirya no hino yayibonye, arayizi, uzamucyaha utuhereye. Ejo rero najya gutya agafatwa uzatangira kuvuga ngo ribu rwose ngo ndayitabaza ngize ntabare ese bifitiye mvano. N'ubu uri umuntu wakoze amabi, nuko wenda ari ibigo birengera abana n'iki, ariko ubundi umudamu ukoze amabi cyangwa se umuryango wakoze amabi wagombye kuba byibuze nawe ukuramo isomo mu gihe uhuye n'ibibazo. Kuko iyo ureze nabi uba ugomba guhura n'ingaruka z'ibyo wareze. Niyo mpamvu bavuga ngo ibya ikigozi iracyonze kanari kiri igigata. Kuko wenda irakirega ko kiba cyanapfuye.
niyo mpamvu rero mu bintu bya mbere bibaho abadamu mwiyubahishe ntujye hariya ngo wivunagura ubyine nk'aho waterejwe ubyine ikarisi kuvemo igitenge kikugera mu mutwe wibagirwe naho wagitaye. Ibyo ni ibiki? Ngende gucyaha ababyeyi nibo ndi kubona bari kugenda barushaho gufata indi ntera, akibeta umugabo akabashoreranye n'abana cyangwa se ubwe akishorera akabaragiye ngo abahanzi ngo baje ngo barabyinira ngo barabyinira ngo hana ugasanga yasheze akishyura kinjira, yamara kwinjira ugaharanira kurwanira kugera imbere y'umuhanzi ngo nazabyinane nawe amubyineho cyangwa aganira kujya kurwanira isengeri cyangwa box umuhanzi yakuyemo. Iyo ni ibiki? muri mu biki? Mwababyeyi mwe muri mu biki? Mwemere ko mwakuze mwishaka kumva ko ibintu abana bari bwikore hari bari kwivunagura, wenda bo barabihemberwa. Tazagira ibona wenda ababyinnyi b'abakobwa ari hariya n'abasore bari kubyina inyuma y'umuhanzi ngo ugire ngo wenda bo barabihemberwa, ariko wibuka neza nubwo wabihemberwa n'ubyara imbyaro ya mbere ibyo bintu wakunze kuba ubyihorera ugashaka ibindi bintu ukora. Ntago umuntu ukubyirura yagombye kuba ari kwitwara nk'umuntu hari wagira ngo ntago yabyaye, kuko abo uwiba ngo agira ute aba yereka uwo ahetse, ejo nawe uzibirya. Rero hari igihe ubyara umwana akakurengaho noneho agakora ibibi agakora ubwangizi, warangiza ukagira ute ukaba ari wowe wa mbere ukorwa n'ikimwara. Ariko mujye munakorwa n'isoni. Nabonye ababyeyi b'iki gihe isoni ntago bagikorwa n'isoni, kubwabo nibo batoza abana babo nabo bahitiramo ibyo bambara. Gusa umwana yakuyeho buryo umwana yambara akantu ukakareba ukikanga wati uyu mwana ni uwahe wambaye atya, ukikanga ukavuga ati ibi ni ibiki? Ese yavuye mu rugo rurimo ababyeyi cyangwa se aba muri geto? Ugatangira kwibaza ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri ugasanga ahubwo umubyeyi we niwe wabigizemo uruhare ambara utya. Umwana nagakikwiza warangiza ngo ibyo bizabazwa nde? Tujye tubivuga muzibukire. Ababyeyi benshi muzibukire ugasiba ubusirimu, muri kugenda mu bwangizi bana banyu mubereka. Ejo turi kubona abana bari kwirirwa basinda hano hanze b'abakobwa bari gutaha mu ngo zanyu, nta n'umwe uri gutahana ngo byibuze atahe mu mageto. Niyo yaba muri geto uri kuba wabigizemo uruhare. Umukobwa aba muri geto atarashaka, ntago umukobwa yagombye mu myaka yose yagombye kuba afite, ntago yagombye kuba ari umuntu kiba muri geto. Nubwo yaba afite akazi yagombye kuba ataha mu rugo niba ari bugufi. Yaba atari bugufi akaba aribwo yagira ute akaba aribwo yagira aho yaba wenda bitewe no gushakisha ubuzima, ariko nanone ukajya umusura. None ababyeyi b'iki gihe baragira uruhare mu kuba abana babo bajya mu mageto. Aramubwira ati wakuze ugomba gutangira kujya uhura n'abasore, ugomba gutangira kujya uhura n'abahungu, genda ujye kuba muri geto. Akaba aramunaze. Ejo n'ejo bundi umukobwa yakuramo amada ugasanga ari kumujujubya nagashaka kumwakira giti genda kuri babandi bagutiye ambata kandi niwe wamushoreye. Ibi ni ibiki murimo mwababyeyi? Ibintu murimo mumenye ko muri gukura. Wishaka kwifata nk'umwana muto, hari uburyo bwinshi ushobora kwifata nk'umwana muto, ariko nanone ukamenya ngo urabyiruye, ukamenya uburyo witwara. Ababyeyi mwabaye mute? Iyi ni White Vision Simple Koma yombi kuvuga menshi siko kuyamara, kandi ubwira wumva ntagavunika ngira ngo mugomba kuzibukira. Ntabwo umuntu ababuje kwishima ariko mwishime muki mu rugero. Ibyo nabyo ni gahunda igomba gushyirwaho nk'uko bavuga ngo kunywa mu rugero, nanone mwishime mu rugero. Umenye ko byiruye, umenye ko benshi mu rubyiruko nubwo yaba atari abana bawe bari kukureberaho, bari kugufatira nk'igitegerezo. Aba baturanyi bari kukubona, ababiganye nawe cyangwa inshuti zawe bose baba bakubona. Rero zibukira umenye ibyishimo ko umuntu ari gukura. Hari ibyishimo agenda yiyima kubera ko ari gukura, si uko byiyima ahubwo nuko bimutegeka kugira ate kuba yaba muri iyo kondisiyo arimo akayimacingana nayo, akamenya uburyo yitwara, kubera ko ntago uzagira ngo ujye kwinyagiza mu mvura ngo none zivuge ngo uri umubyeyi. Ejo umwana wawe nava ku ishuri azaza ari mu mvu, narwara kabiri gatatu cyangwa se ujyeho umukubite ngo yaje kiyinyagira, kandi yabikuboneye. Isuku igira isoko, kandi igiti kigororwa kikiri gito. Rero ntuzagire ngo uko wareze umwana wawe ngo niko azakura, kuko niba warareze umwana wawe cyangwa yarakuze abona umugabo avuga, umugabo wawe ukamufata mu mashinga, yavuga ukaniga, yavuga ugasubizanya uburakari kuri kamere yo hejuru, yakubwira ikintu kugikora bikaba ikibazo, ahubwo ukamusuzugura. Ntugire ngo uwo mukobwa wawe azakura yubaha umugabo we, azumva ko ari uko bimeze, azumva ko umugabo wari ugufata nk'igipiringisi. Umugabo atagomba kumuvugiramo, atagomba kumwumva, atagomba kumwubaha, ibintu byose agomba gucyocyorana nawe mbere yuko biba. Rero niyo mpamvu bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, kandi imigani ya Kinyarwanda irasobanutse, ntago ari imigani yaciye kure. No kuvuga ngo ni imigani iriho kandi igana kariho, ivuga ngo niba
iyo wibye ububwiriza uhetse kandi burya iyo ukoze n'umwana agikuba kabiri. Niba wasuzuguye umugabo wawe umwana wazajya muniga. Nusuzugura umugabo wawe umwana agakura bibona w'umukobwa azaniguwe kuko wazaharanira kugukuba no kukurenza. Rero ababyeyi benshi ntabwo muzi ko muri kwangiza iki, muri kwangiza ibitekerezo y'abana bababona mwajyara ku gasi. Amafoto tuyafite, video ziri gucicikana, ziri guca ku TikTok, ziri guca hirya no hino ku WhatsApp, bari kukubona wahenereje ari wowe washeze icyo yacyaje amarira yaje muri kurira ngo muri kugira ngo wegere umuhanzi ngo mukoreho, uri kurira ngo kugira ngo akunagire yasenyeri ya boxa. Ni wowe uri imbere washeze uri kurwana inuza umuvundo ngo kugira ngo wegere wa muhanzi. Kwicara byakunaniye guhora buri kanya witera hejuru amabere ari gukoma amashyi. Ibyo ni ibiki? Uri kubitoza umwana wawe ejo n'ejo bundi natangira kubikora ngo twarangiza gahunda ijeho n'ibi bigo bya NCD. Niba ari byo byazanye ikintu cyo kuba abana batakigororwa, hari ikigero abana bagombye kuba bagororwa. Hari uburenganzira ababyeyi bagomba gusubizwa bwo kujya bagorora abana babo, kuko uzajya ugira icyo akora tuzajya tuba tubona umuryango we waho yakomotse. Nabo musinze tuvuga ati iwabo n'abasinze nta gitunguranye kirimo. Turi kubibona gahunda hirya no hino, polisi iri kwirirwa ifata abasinze, ugasanga ni umwana mutoya ari aho, ni umwari nyarwanda wagombye kuba abereye igihugu, abasore bamurambagiza bishimye, ariko tukubona na abasinzi. Muri kudereza iyi shusho y'ababyeyi tuzadufite. Igihugu cyacu mu minsi iri imbere tugiye kujya turaba dufite abantu b'abasinzi gusa, ababyeyi b'abasinzi. Abana barabaye abasinzi barakurikije ababyeyi babo. Tubona abantu bananiranye bangiritse ku kigero cyo hejuru. Ejo abagabo batangire kwakikuzwa. Ubundi ababyeyi b'abagabo nibo bagororagwa mu rugo, bakagorora, yaba umugore bakagorora, yaba abana bakabagorora bakabanyorosha. Ariko kuri ubu abagabo babuze za mbaraga, babuze za power zo kuba bagorora umuryango wose. Kubera ko ajya kuvuga umugore akirukira muri ribu ati umugabo atangiye kunzana ihohoterwa, bikajyariya muri nyuza bakabibarangatanya bakabigira gutya, bakaba baravuze ati mutandukane. Kubera ko umugabo azize ngo yavuze gahora agorora umugore we, bikaba byagiswe kuhoza ku nkeke, akaba baratandukanyije, cyangwa rimwe na rimwe umugabo akaba yagira ute, akaba yavirwamo kuba yanafungwa kubera ko yagororaga umugore wamwerekeye uburyo bw'ibintu bigomba gukorwa. Ariko ikirego cyasohotse kivuga kiti umugabo ahoza umugore we ku nkeke. Se tuba gacakarongo agashira akadomo, umugabo akaba akubisa amezi 6 cyangwa umwaka, cyangwa se bikavamo bivuga ngo tubahaye ko batandukana. Bitewe n'iki? Kubera ko umugabo za power yari afite zagiye zimuvozi kugenda ziba ntoya. Rero kuba twagira abana bafite uburere buzima muri iki gihe, mu byitege ko biri kugenda bicika. Mu myaka 30 iri imbere cyangwa se muri 2035 tuzaba dufite b'abana bajyariye cyangwa abayobozi bakanigana imbere y'abayoborwa ari bo abaturage ari twebwe. Usange kumvikana nibibaho, ahubwo ni intonganya hasi hejuru. Tuyoborwe n'abagabo cyangwa se tuyoborwe n'abayobozi batandukanye n'abagore babo, none rwangendanye video zihari, uwo muntu azakujya imbere akubwira iki. Nandi azatangira kujya hayoborwa umuntu kuri by force, akayoborwa umuntu kubera ko umuntu ntabwo yashatse kumva, ariko akanigwa n'itegeko rimukanda. Noneho ibi ni ibiki turi kujyamo? Abana b'iki gihe nitege byinshi biri imbere. Niba tugifite ababyeyi basohoka bakanyara bakarwanira n'abandi bafana amaboxa, ari umubyeyi ubyiruye ufite imbyaro 4-5 zikuze zarangije na segonderi, akaba ari kurwanira boxa y'umuhanzi cyangwa se y'umuririmbyi cyangwa y'umubyinnyi runaka kuri stage, cyangwa se ajya kuri stage bamubyinisha nk'uyu nguyu, akaba ari kubyina kuri iki kigero. None nzamuvuge ngo tuzagira ababyeyi bazima mu minsi iri imbere, kandi abana babo bazakura baboneraho, babarebera bavuga ati twe dukeneye kugira ngo turenze aho ngaho. Iyi ni KY TV show simple ku mayombi, ubwira uwumva ntabwo avunika. Kandi niba mutanumva murorere, icyo gihe tuzajya tubona ibirego byanyu muri kubyiriza muri RIB, aho kujya RIB ifata umwanya ikemura iby'abajura batuzengereje, abatezi ba kaci, abantu bari kugenda bica hasi hejuru, abantu bari kwishakira duhore bari mu rubyiruko ngo rwafashwe ku ngufu, ngo rwatewe amada. Ibyo birego ntabwo byagombye kuba ari byo byinshi biri hanze aha, ariko nizo kese zuzuye, nizo kese RIB ifite, nizo kese zivuga ngo batukanye, ngo bagize ubuhe. Ibirego bikomeye ntabwo ari byo biri hanze, byagombye kuba bidufasha, ntabwo ari byo biri gukurikiranwa, ari gukurikiranwa ibyo by'abana. Yes, ubwira uwumva rero ntabwo avunika. Ndizera ko abyibuze nyamwanga kumva, ariko ntiyatinze no kubona. Nyamwanga kumva bati umugani ngo ntiyatinze kubona. Ubwo yaraye yanjye y'uyu munsi
mbaye mbabwiye mugerageze tugerageze turebe n'iki cyatuma tugira urubyiruko rw'ibyibuze rukongera rugasubira. Ntabwo byakunda, ntabwo byashoboka bitewe n'ibintu biri hanze aha ndetse n'uburenganzira bwahawe urubyiruko, ariko bukaba bwinshi. Urubyiruko rusubire ku nkoni, urubyiruko rusubizwe ku nkoni, rusubizwe ku nkoni barugorore. Indike watifisha Simply Koma yombi, izina ryanjye nitwa Benjamin. Turacyari kumwe, mukore like, share, comment, muduhe ibitekerezo byanyu aho tuba twavuze wenda akagira uwo dukomeretsa. Ntabwo ari uko biba bidafite fact cyangwa se bidafite ikintu cyiza bigamije, ariko byibuze tuzibukire kuko ari uwawe. Buriya wowe uri kuburana cyangwa utangiye gusa nkaho utabyumva neza, uzabibona ari uwawe. Indike watifisha Simply Koma yombi, izina ryanjye nitwa Benjamin. Turacyari kumwe kandi ndabakunda cyane. Mukore like, mukore share, comment, mukore subscribe ndetse mudereze ibitekerezo byanyu kandi ndabakunda. Ciao ciao, ndabakunda sana.